Nongeye kubasuhuza mwese mudahwema gukurikirana ibiganiro byose binyuzwa kuri Niva Paula Vlog. Reka nagushimire nimba utarakora subscribe, usharinga, comment. Iki ni cyo gihe. Muri iki gihe urukundo rwakonje mu bantu, muri inkuru uzasangamo icyo urukundo nyarukundo icyo ari cyo, ari nuko wamenya uburyo wakwihanganira ibigeragezo bikunda kuba mu rukundo, ndetse nuko wamenya guhitamo neza umukunzi nyakuri. Reka twikomereze n'igice cyacu cya gatatu. Dukomeje n'igice cya gatatu, aho mu gice cya kabiri twasize Kenny amaze iminsi atagoheka yibaza icyo azasubiza Annie bikamuyobera, akibaza ari nako yivugisha agira ati namwemerera se akambera nk'umutesi, namwangira se sinaba mvunnye umutima we kandi ari umwana twareranywe. Akomeza rero guhera mu rujijo. Rimwe rero mu gihe abandi bari bari mu mikino bidagadura nyuma y'amasomo, yiherera na Piyo amutekereza ibyo Annie yamusabye. Kenny yamubwiye amateka ye na Annie, amubwira n'ukuntu bakuranye, mbese amubwira byose ntacyo amukinze. Yongeraho ati kubwanjye nanjye so mbimuziho, ariko se yaba yarahindutse nk'uko umutesi yabigenje. Nyuma rero yo kumutega amatwi, Piyo yitonze yamugiriye inama nk'uko yamusabye. Yagize ati Annie ni umukobwa nabonanye ubupfura budasanzwe, simuziho byinshi, ariko nkurikije ibyo umbwiye nuko namubonye. Ni umukobwa udasanzwe ndetse ufite imico myiza yihariye. Ko byonyine yafashe umwanya akagusaba ko mwakundana, kandi benshi mu bakobwa b'abanyarwandakazi murabizi neza ko uburyo babitinya n'uburyo batinya kubwira umusore ko bamukunda. Ndetse icyiza ni uko yanemeye ko azakomora ibikomere. Piyo rero yongeyeho ati ariko wabanza ukitonda ukareba niba ntacyo umunengaho, kuko nubwo mwakuranye mwari mukiri abana, ntuzi niba yarakuze gute, ntuzi niba atarahindutse. Hanyuma rero wabona byose ari sawa, ukabona gufata icyemezo cya kigabo. Kenny yamushimiye inama nziza mugiriye, yiyemeza kuzikurikiza. Muri iyo minsi rero igihembwe kigeze hagati, Kenny yaje kurwara malariya, araremba ajya mu bitaro. Rero niyo wari umurwaje nk'inshuti ye, yararembye ku buryo atamenyaga abaje kumusura. Yazanzamuka rero Piyo akamubwira abahageze, abamusuye n'ibyo basize bamubwiye kwaza kumubwira. Yatangajwe no kumva uburyo uriya mukobwa mwiza ariwe Annie atasibaga kuza kumusura, akamuzanira amafunguro n'imbuto. Mu gihe rero abo yitaga inshuti ze za mbere hari n'abatarigeze bahagera. Buhoro buhoro rero yatangiye koroherwa. Mu gihe cyose yamaze kwa muganga, umukobwa mwiza w'uburanga ariwe Annie nigeze asiba kuba yamusura, dore ko yajyaga ahagera akamuganiriza, akamufasha kugerageza kurya ndetse no kunywa ibyo yabaga yamuzaniye. Yamuzaniraga rero utuntu twiza tumufasha kugarura imbaraga, dore ko malariya yari yaramuzahaje. Byatumye rero Kenny abona ko uyu mukobwa amukunda by'ukuri. Hashize ibyumweru 2 Kenny ava mu bitaro. Amaze kuvamo rero yisunze bagenzi be, cyane cyane Piyo, bamusobanurira ibyo biza arwaye. Nubwo rero bari babyiza adahari, yahize abandi ndetse no mu bizamini arabitsinda neza. Igihembwe rero cyararangiye, iwabo bohereza imodoka yo kumucyura, asaba Annie ko batahana. Umukobwa mwiza rero adashidikanye yaramushimiye, dore ko n'imodoka zari zabuze. Mu rugendo bagiye baganira, bagiye kugera aho Annie yari kuviramo. Kenny amusezeranya kuzamusura. Yabimubwiye rero yisekera. Ni nabwo Annie yari abonye Kenny aseka kuva yagera mu rwunge. Kenny rero yaramushimiye, amubwira ko mutegereje. Bageze rero ku muhanda ugana iwabo, asezera kuri Kenny ati rero reka nanjye ndeke kubavuna, nsigara ahangaha, ahasigaye ndareba uburyo ndi buhagende. Kenny rero na Kamari wari umushoferi w'iwabo bakomeza urugendo berekeza i Kigali. Mu nzira y'umushoferi abaza Kenny ati niko sha Kenny, uriya mutarutwa nako kiriya gitego ni inshuti yawe? Kenny amusubiza amubwira ko ari ubucuti busanzwe, cyane ko imiryango yabo yari iziranye. Kamari yiyamira ari nako amugaya ati komeza wirangareho, umukobwa nk'uriya bazamugutwara. Njyewe nikunda isura ye nziza itagira uko isa. Byakubitiraho rero n'iriya mvugo ye, nkabona arabaruta bose.
bakomeje kugenda bamuganiraho barinda bagerayo. Ani rero ari nako ibitekerezo bye byari byagiye kure, yibaza ati se Ken azakunda. Agakomeza rero kwibaza n'impamvu Ken amubwiye ko azamusura, yakwibuka ukuntu yabimubwiye aseka bikamutera amatsiko kurushaho. Icyo kiruhuko rero Ani ntiyigeze agira ahantu naho atajya ngo Ken atazaza akamubura. Umunsi umwe rero ari ku wa kabiri nimugoroba, mama we yamutumye ku isoko guhaha. Ani nk'umwana rero warezwe ntiyamuhakanira, ariko yumvaga atagira aho ajya. Akimara kuhava rero Ken nawe barahageze. Yaricaye rero abaganira na mama wa Ani mu gihe yari ategereje ko Ani yava ku isoko. Mu byari bimuzanye rero harimo no kumusabira uruhushya rw'uko yazamuzira mu munsi mukuru w'amavuko. Yasabye rero mama we ko binashobotse bazazana. Undi nawe amusubiza ko batabyanga, abonaho no kumaza umunsi bizaberaho. Ken rero yamusubije ko wagombaga kuba ku cyumweru, ubwo rero haburaga iminsi 4. Hashize akanya rero Ani barahageze. Ageze ku irembo rero abonye imodoka, aribwira ati ubu byanze bikunze Ken yaje. Yabaye rero nkomeza amababa, nirirwa ajya no kubika ibyo yari avuye guhaha, ahubwo ahitira mu ruganiro gusuhuza Ken. Yagiye rero yibaza uko amuhobera kuko yari amukumbuye bitavugwa. Mama we rero abwira Ken ati ubwo rero anaje reka mbe ngiye mu mirimo. Ani rero siyo warose mama wahava, yibwiraga ko rero byanze bikunze Ken hari icyo aje kumubwira kidasanzwe, ndetse ko wenda yaba amufitiye igisubizo cy'urukundo yamusabye. Ken yamubajije amakuru y'ibiruhuko, anamubwira ko amakuru ye asanzwe nyine bisanzwe. Bakomeje kuganira rero ibiganiro bisanzwe, ariko nyine ukabona anafite amatsiko menshi. Bigeze aho rero Ken amubwira icyari kimuzanye, ko yaraje kubatumira mu munsi mukuru w'amavuko. Yongeraho ko mama we yari yabyemeye, ati nizere ko nawe utazahabura. Anahubwo ati umunsi utinze kugera. Bugorobye rero Ken yarasezeye baramuherekeza. Nimugora rero papa wa Ani atashye ataranicara, Ani yabanje kumusaba uruhushya rwo kujya muri uwo munsi mukuru wa Ken. Papa we nawe ntiyamwangira, cyane ko bwari uburyo imiryango yombi yabasha kongera guhura no gusabana. Kuva umunsi rero Ani yatangiye kubarira iminsi ku ntoki. Umunsi ushize rero akaba risigaye ku cyumweru rero haragera. Ijoro ryo kuwa gatandatu byo ntiwareba, yararota ibintu byinshi, mbese akibaza impamvu, akabatira umunsi uzaba umeze gute, se Ken bizagenda gute. Mbese yari umunsi udasanzwe. Ku cyumweru mu gitondo rero cya kare yarabyutse akomera imirimo yose kugira ngo ababyeyi be babyuke basanga yarangije bahite bagenda. Arangije rero atatangira kwitunganya. Bahagurutse mu ma 5 bageze iwabo wa Ken hafi mu ma 6. Basanze n'imyiteguro igeze kure, dore ko umunsi mukuru wari watumiyeho abantu benshi b'abanyacyubahiro. Babakiriye neza. Ani rero atangira gufasha abategura imirimo. Ubwo Ken rero ntawe wari uhari, ahubwo yari yagiye gushaka ibikoresho bari buze gukoresha muri uyu munsi mukuru w'amavuko. Mu ma 12 rero umunsi mukuru wari utangiye, wari ushyushye, dore ko wari wiganjemo abasore n'inkumi beza koko. Hashize akanya rero umunsi mukuru utangiye, Migamba ari wese wa Ken amusaba ko yagira icyo abwira abashyitsi. Ati uri gukura rero ugomba kumenya byose. Ken afata ijambo ati bashyitsi basangwa rero mbanje kubaha ikaze, mbashimira ubwitange mwagize bwo kuza kwifatanya nanjye muri uyu munsi mukuru wanjye w'amavuko. Nkaba rero nujuje imyaka 22. Dukomeze rero twishime, tuganire, kandi mwakoze kuza mwisanzure. Abari aho bose bamuhaye amashyi. Amaze kuvuga ijambo yahise asanga Ani aho yari yicaye, amusaba ko bajya hiherereye kugira ngo amubwire. Ken yabanje kumubaza niba hari icyo akeka ko ku nkuru yaba amufitiye. Anambwira ko nta kintu na kimwe ari gutekereza mu mutwe we. Ken amubwira ko ashobora kuba atabikeka, ariko ko abiziho. Ati niba uko nsaba ko twakwibera inshuti. Ati ubu noneho wambera umwamikazi w'umutima wanjye, ukambera urumuri, mbese ukanyibagiza ibihe byose bibi natewe n'umukunzi gito. Aniyo n'amasoni menshi, igitima kidiha. Ati ndabyibuka. Ken yungamo ati none rero iki nicyo gihe kugira ngo duhuze imitima yuje urukundo.
nagira ngo mbwire ko rero nanjye ngukunda. Akimara kumva iryo jambo rero yahise amuhobera asagwa n'ibyishimo birenze, abura aho akwirwa, aramusatira, aramuhobera, gusoma nabyo sinakubwira. Atangira kumaza ese Kenny nkushimire gute koko, umutima wanjye wari umiriwe nabi, gusa ubu ngo ndumva merewe neza, ndumva nduhutse, umutwaro w'urukundo wandemiraga kuva tukiri bato. Iteka rero iyo tutabaga turi kumwe sinagohekaga, ijoro ryose nararaga nkanuye n'ibibazo byinshi nabasha kubonera ibisubizo, none mbere imfura nziza. Kuri bo mbere byari ibyishimo gusa, maze Kenny atura Ani aka gasigo kanogeye amatwi. Iyumvire nawe ibyo yamubwiye. Yaratangiye ati vuga iki se, ndeka iki mukundwa, kundutira iby'isi byose, wowe udasiba kungaragariza urukundo rusesuye, soko yo gususuruka kwanjye, uru rumuri rumurikira umutima wanjye mu maso hawe rero hameze nk'izuba ryo ku gasusuruko kamwe gasusurutsa wasuherewe. Si ukubeshya rero, sinogukabya, tutari kumwe mu buzima sinabushobora, kuko Rurema yarakungabiye ngo ubere ibyishimo bidashira by'umutima wanjye. Nakweguriye byose rero, nasanze urusha abandi byinshi, ngo hitamo ngukunze urukundo rutagereranywa. Nkundire rero nkukunde, sinzigera nkubangamira, sinzigera nkubangikanya mu buzima bwanjye bwose. Ese urukundo rwa Kenny na Ani ruzaherera he? Ntuzacikwe n'igice cya 4 cy'inkuru yacu.